rero twizere ko Imana iri bukangure itorero ryayo. Iyo tuvuze itorero hano tuba tuvuga umubiri wa Kristo, tuba tuvuga umugeni wa Kristo, tuba tuvuga abantu bose ku isi bavutse ubwa kabiri bakizera, bizeye umwami Yesu bakavuga ubwa kabiri bamaze kwakira ubutumwa bwiza. Abo rero nta numwe abazi umubare, ni Imana ubwayo. Amen. Kubera ko Imana yabashizeho ikimenyetso. Abo dusengera rero nk'umugeni wa Kristo naba bakoreweho ibi bikurikira. Abefeso 3:4-30. Abefeso 4:30. Abo nibo turasengera bitwa umugeni wa Kristo. Kandi ntimuteze agahinda umwuka wera w'Imana wabashyiriweho kuba ikimenyetso kugeza ku munsi wo gucungurwa. Amen. Abo bashiriweho ikimenyetso cy'umwuka wera, abo nibo bitwa umugeni wa Kristo. Ne faut pas qu'il y ait d'amalgame. Nituvanga ibintu twibaze ngo ni izina ry'ubukristo gusa, kuba warabatijwe yaba mu gahanga yaba amazi menshi ntabwo ari byo biguhindura kuba umugeni wa Kristo. Nabashizwe ikimenyetso cy'umwuka wera. Amen. Bakomeza kubavuga kandi Abefeso 1:13-14. Niwe namwe mwiringiye mumaze kumva ijambo ry'ukuri, ari ryo ubutumwa bwiza bw'agakiza kanyu, kandi mumaze kwizera niwe wabashyizeho ikimenyetso, ari cyo umwuka wera mwasezeranijwe, uwo twahawe ingwate yo kuzaragwa wa murage kugeza ubwo ab'Imana yaronse izabacungura, ubwiza bwayo bushimwe. Amen. Kimenyetso. Amen. Cy'umwuka wera ngo niyo ngwati twahawe bigende gute. Iyo ngwati yitwa umurage. Amen. Ni ukuvuga ngo abo nibo turasengera, na nibo bavugwa mu Bakorinto ba 2:22. Niyo yadushyizeho ikimenyetso, iduha umwuka wayo mu mitima yacu y'ingwate. Amen. Hari abafite umwuka wera nk'ingwate, abo nibo turasengera. Ni henshi twakavuze, ariko hari ijambo rikomeza kugaruka ikimenyetso. Cyangwa turangize ku Bakorinto wa 2:5. Imana niyo yaturemeye iyo ngiyo, ndetse yayiduhereye umwuka w'ingwate. Amen. 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 Yaduhaye umwuka nk'ingwate. Abo rero nibo Bibiliya yita umugeni wa Kristo. Bafite ikimenyetso cy'Imana, niwe mwuka wera. Bafite umwuka w'Imana. Bafite ikimenyetso, ari umwuka wera. Mu isi y'umwuka turatandukanye twebwe abatuye ku isi. Hari abafite ikimenyetso cy'Imana, ari umwuka wera. Bamuhawe gute? Bamuhawe ryari? Bamuhawe igihe bizeraga Kristo, bamaze kumva ubutumwa bwiza, bakihana ibyaha byabo. Noneho Imana ivuga ko bavutse ubwa kabiri mu mwuka, kuko Imana ni umwuka, yababyaye mu mwuka binyuze mu ijambo, hanyuma bahita bahinduka abana bayo, kuko Imana ari umwuka, nabo babaye ab'umwuka. Abo rero bafite umwuka w'Imana. Abo nibo bitwa umugeni wa Kristo. Bafite umwuka w'Imana. Kuko ngo udafite umwuka wa Kristo ntabwo ari uwe. Amen. Udafite umwuka wa Kristo ntabwo ari uwe. Umwuka wa Kristo rero twaramuhawe nk'ingwate. Uwo ni we ikimenyetso cy'uko twebwe turi mu itorero ryitwa umugeni wa Kristo. Icyo Imana ishaka rero twamaze kucyumva, nuko dukangukira imirimo myiza yo gukiranuka.
tugacunguza uburyo, umwete, tukamenya ubushake bw'Imana mu gihe nk'iki turimo. Ndiko batubwira mu Efeso 5. Efeso 5. Rwandiko Pawulo yandika Efeso ibice 5 rero ku murongo wa 15. Amen. Tugeze ku murongo wa 17. nuko mwirinde cyane uko mugenda, mutagenda nk'abatagira ubwenge. Ni ukuvuga mu gihe nk'iki abantu badakangutse mu mwuka kandi bitwa abakristo bagenda nk'abadafite ubwenge, kuko ntabwo bagenda mu gihe cya none nk'uko bakagenze baramutse bahumutse, ahubwo mugende nk'abanyabwenge, mucunguze uburyo umwete, kuko iminsi ari mibi. Iminsi ari mibi. Murayibona ko iminsi ari mibi? N'uruhinja rurayibona. Amen. Nuko ntimukaba abapfu, ahubwo mumenye icyo umwami wacu ashaka. Amen. Nicyo nshaka kubabwira. Hagarutse ijambo twatangiranye, ubushake bw'Imana. Ntimushobora kumenya ubushake bw'Imana, amen, mudakangutse. Ntimushobora gukanguka mudahumanya ijambo ry'Imana n'amasengesho. Kandi nimudakanguka muzagenda nk'abadafite ubwenge. Muzaba mufite ubwenge bw'isi, ariko ntabwo muzaba mufite ubwenge bw'Imana. Kandi ubwenge bw'isi Imana yabwise ko ari ubufu. Ubwenge bw'isi ntabwo bugutahuza iby'Imana. Abanyabwenge b'isi ubwabo bariho barahamya ko iminsi ari mibi. Nababwiye amwe mu magambo y'umuntu w'intiti w'impuguke isi yemera, yavuze ngo dans 24 mois nous allons sauter. Ngo mu mezi 28, imyaka 2 turaza gutumuka. Ibintu nibitahinduka, bitagaruka mu buryo. Yabikuye kuri analyse globale, arebye isi uko imeze, ibibazo byugarije umunsi, ati ibintu rero nibikomeza imyaka 2 ibintu bizaba, sinzi ko ubuzima buzaba bwihari ku isi. Mwabyose uvuga ngo Bibiliya iratubwira babandi bafite ikimenyetso, ari bo bitwa abana b'Imana b'ukuri, ari bo bitwa umugeni wa Kristo, ariyo torero Kristo yiteguye gutwara, kuzamura, ngo bakwiye gukanguka kuko iminsi ari mibi. Amen. Bakagendana ubwenge bw'Imana, ntibaba bapfu, niko batubwiye. Amen. Bagacunguza uburyo, umwete, kugira ngo bamenye ubushake bw'umwami. Bamenye ubushake bw'umwami mu gihe nk'iki. Ntabwo ubushake bw'umwami uzabumenyeshwa n'ubwenge bw'isi. Ntabwo ubushake bw'umwami uzabukura ahandi. Ni ukubanza gukanguka mu mwuka muntu w'imbere. Ijambo ry'Imana niryo rigukangura hamwe no gusenga, hanyuma ugahita umenya ubushake bw'Imana kuko wakangutse, wahumutse. Kandi twamenye ko aryo Pawulo asengera itorero, yasengera itorero. Amen. Nuvuga ngo uyu munsi rero amatorero ari ku isi yitwa ko ari aya Kristo. Iyo urebye ukareba ibintu uko bimeze, cyane cyane ko dufite internet, dufite za YouTube zikurura isi yose zikayizana, urashobora kugira igicapo kitakubeshya ku bukristo bwa none, kuko urabireba by'Uburayi, urabireba Amerika, Aziya, yose amatorero, kuko amatorero yose afite aho umuntu yarebera, ko bose bashira ibyabo ku mbuga. Uhita ubona rero ibyo abantu bari barabamo. Ukareba amasengesho yabo icyo basengera, ukareba amakilte yabo, amaservices uko ameze, cyangwa ukareba n'imbuga zabo ku giti cyabo ibyo bashiraho. Uhita ubona muri rusange yuko turi mu gihe kibi.
amen. Ku itorero rikwiye gukanguka. Hari n'abatazi ko impanda izavuga kuko batigeze bayigishwa, abandi nabwo rwabigishijwe nta gaciro babihaye, kuko isi yarabaritsemo ifata kontrole muri bo. Wa mugabo wo mu Efeso 2:1-2 yarafashe mbiri ngo akoreshe ubushake bwe. Satani wazi yakora, reka tubisome. Tusome muri Timotheo. Satan fait des ravages. Alors arimbura imbaga mu nzu y'Imana. Simvuga abisera bafite, sibyo? Mu nzu y'Imana. Amen. Haleluya. Timotheo 2:2 25-26. Cyangwa duhere ku 22-26 kugira ngo tubyumve neza. Nuko uhunga irari rya gisore, ahubwo ukurikize gukiranuka no kwizera n'urukundo n'amahoro, ufatanije n'abambaza umwami wacu bafite imitima iboneye. Nyamara ibibazo by'ubupfu n'iby'abaswa ntukabyemere, uzi nawe ko bibyara amahane. Ariko umugaragu w'umwami wacu ntakwiriye kuba umunyamahane, ahubwo akwiye kugira ineza kuri bose, agakunda kwigisha, akihangana, agahanisha ubugwaneza abamugisha impaka, ngo ahari nibishoboka Imana ibahe kwihana ngo bamenye ukuri, basinduke bave mu mutego wa Satani wabafashe mpiri, babone gukora iby'Imana ishaka. Amen. Amen. Basinduke. Kuko babaye gute? Basinze. Bivuga ngo isi yarabasindishije, ntibitahure icyo bari cyo. Hanyuma baguye mu mutego wande wa Satani we bafashe mpiri, bigere gute? Abakoresha ibyo ashaka. Ngiyo situation turimo. Niyo mpamvu Paulo avuze ngo iyi minsi ni mibi, nimukanguke abera, nimukanguke abizeye Kristo, iyi minsi ni mibi. Satani araza kubasindisha, ari inzoga baha mu gasinda. Urambwira uti abasinda n'abafite ibintu n'ibya mirenge ku ntenyo. Bibiliya hari ibindi mbwira. Umwami Yesu aravuga muri Luka 21 ngo n'amaganya y'isi arasindisha. Abafite barasinda iby'isi, n'abatayifite barasinda amaganya. Bose ngo baguye mu mutego wa mubi Satani, akabafata mbiri ngo bakoreshe ibyo ashaka. Nta n'umwe asiga inyuma. None ngo abari mu itorero ry'Imana bakanguke, mu mwuka bakanguke, bahumuka amaso y'imbere, barebe ibintu uko biri. Iyi si bayirebe, batayirebesha amaso y'umubiri, bayirebesha amaso y'umwuka, bayibone uko Imana ivuga. Hanyuma bibatere kumenya ko ibihe byabo bibaze, ko umwami bizeye ari ku irembo, aragarutse, aje gutwara abamwizeye, abashizweho ikimenyetso aricyo Mwuka Wera. Abo rero bakwiye gukanguka, barebe isi uko Imana ivuga, bacunguze uburyo umwete, bakora imirimo myiza yo gukiranuka, kubera ko igihe kiri bugufi. Satani rero ntabwo aryamye, ntabwo yicaye, ariho arasindisha abantu. Bamwe basinze iby'isi ko babifite, abandi basinze ubukene n'ubutindi, bikabajugunya mu maganya menshi, hanyuma bose bakaba abasinzi. Amen. Amen. Nashaka murebe mu buryo bugaragara. Mufate umuntu adafite ibibazo by'imibereho, afite amafaranga, afite ibiki, yasinze. Abafite amafaranga bajya basinda ibiki?
ndavuga mu nzoga basindiki. Aba bafite amafaranga banywa ibiki bibasindisha? Liqueur nka zihe? Whisky, biki yose. Tufate whisky wase. Uriya mugabo afite iby'isi yasinze za whisky, sibyo? Aho asindira mu bakire b'iby'isi nkawe. Genda rero nihakunda kuba urugomo bw'inzagwa, nihakunda kuba urugomo bw'inzagwa, za nzoga za make zitwa gute? Iya make nangahe? Naguherutse nangahe? Tuvuge umuntu w'umukene yizurira amaganya ye yose, za 200 zitwa gute? Muvuge kubera ko ibi biraza kunyura kuri internet kugira ngo n'abandi bizabafashe. Nubona ejo bundi hano twari turavuga ibyerekeye wa mugabo, umugore we n'umukobwa we barafatanije baramwica hariya Kayonza, si byanyuze mu binyamakuru. Hanyuma uwo mugabo n'umukordoni yakora inkweto ngo bamujije iki? ibyo kurya, bamujije ibiryo. Umugore uwo n'umugabo we, umukobwa ni papa we, baramwishe abo murambo, baramushinguye kera. Twavuganye hano bari mu maboko ya polisi, sibyo? Noneho twavuga hano, noneho kuko ubutumwa bujya kuri internet, noneho hari abantu babwumvise, noneho Imana irabagenderera kuvuga ati koko, nuvuga ngo ruriya rugero rw'ibintu byabaye Imana yarukoresheje kumenya ibihe aho bigeze. Byandi ya Timoteyo 2 ibice 3 ku murongo wa 1 kugeza ku wa 5. Nibi ndio ndavuga rero, ni mubivuge ko yitwa ko biraza gukora. Yitwa mubivuge kuri microphone. Ya nzoga ya 200 yitwa gute? Irasindisha? Ari zitwa icyuma, nje nicyo nzi. Icyuma. Ibindi ni mubivuge nacyo. Muri ture. Irabaritura koko. Yitwa gute? Hari yitwa imbotabota, akaza iyo bita ikigunda. Izo zose rero murumva yuko zironona ubwonko bw'abantu, noneho bagasinda. None nshaka rero mufate uriya mukire wasinze izo whisky, mufate n'uriya yasinze izo za make kuko niyo afite, none bose tubabonye ari mu muhanda batandukaniye. Ibigambo biza kuva muri uriya yasinze whisky, sibyo? Ni nk'ibihe? Umva agenda yivuga ubutunzi bwe, abandi akabafata nk'abantu badafite ubwenge n'ibiki. Nuvuga ngo ibyo ajya avuga abwira abakozi be, abatuka n'ibiki yazavuga. Uriya mukene we yasinze ya nzoga we araza kuvuga iki? Oya aragenda yimyoza. Sawa ne. Nuvuga ngo araza gusohora amaganya ibimuzuye. Ariko icyo bahuriyeho bose basinze. Satani rero bose arabasomesha akabasindisha kugira ngo ageze gute? Abafate mbiri, abakoresha ibyo ashaka, kandi ibyo Satani ashaka bihabanye n'ubushake bw'Imana. Ngiyo rero isi turimo. Niyo mpamvu Bibiliya yabyise ngo mumenye ko muri mu minsi mibi. Menye ko muri minsi mibi. Waba umukene, waba umukire, mu by'isi, mu gihe udakanguka, ndavuga wowe uri mu itorero ry'Imana, mu gihe udakanguka ngo Imana igukangure, kangura umwuka wawe, umutima nama wawe, ijambo ry'Imana rigukangure. Amen. Ntabwo ushobora guhunga izo nzoga za Satani. Inzoga mvuga hano ntabwo ari inzoga gutyo, ni urugero twafashe mbere. Ndavuga ibyo Satani
agusindisha ibyo akoresha. Ni ukuvuga ngo uko iminsi igenda iri imbere iby'umwuka pye urabyibagirwa kakujya kure. Usigaranye iki? Usigaranye igitabo cya Bibiliya n'igitabo kindi cy'indirimbo no kuza mu rusengero sometimes rimwe na rimwe, ariko mu mwuka yararangiye. Murazi mu Kidage kaput, wapfuye. Kaput mu Kidage turiya ni kaput, uriya ni umufu. Mu mwuka ni kaput, ni umupfu. Kadusome Imana ivuga kandi ntabwo bibwira abapagani. Irababwira abari mu itorero, fata urwandiko rwandikiwe Sarudi, ibyahishuwe Yohana ibice 3. Amen, haleluya. Umurongo wa mbere. Wandikire marayika w'itorero ry'i Sarudi uti: ufite imyuka 7 y'Imana n'inyenyeri 7 aravuga aya magambo ati: nzi imirimo yawe, nuko ufite izina ry'ukuriho, nyamara ukaba uri intumbi. Amen. Voilà. Ufite izina ry'ukuriho, uwo ninde? Mu nzu y'Imana. Ni urwandiko rwandikiwe itorero, ntabwo ari isi. Ni abantu bari mu itorero. Mu buryo bw'ubuhanuzi twarababwiye Sarudi cyari cyo, sibyo? Ni igihe cya reforme, igihe cyose kuva kuri Luteri. Abahumutse bakavuga ngo tugaruke ku ijambo. Ariko rero bari bagarutse ku ijambo, ariko ibi ntabwo biratungana, ko haracyarimo n'ibigwamana n'ibindi byose. Rero ngo ufite izina ryo kuba uri muzima, ariko uri intumbi. Abo ni bande uyu munsi mu itorero ry'Imana? Nabo bose basinziriye, batazibihaho aho bigeze. Mwabibise? Basinziriye batazibiye aho bigeze, batazi ubukene bwabo bwo mu mwuka ngo batakambira Imana. Bazi yuko kuba uri mu itorero runaka ukajya rimwe na rimwe mu materaniro witwaje Bibiliya yawe ukaza, ibyo birahagije, uri sawa, wowe nta kibazo hamwe n'Imana. Ariko mu mwuka baribwe, barasinziriye. Reka twibaze ikibazo. Itorero riri mu ntambara, ntiri mu ntambara? Itorero riri ku rugamba, riri ku rugamba? Kuko Bibiliya tubwira Abefeso ibice 6. Amen. Ariko ku murongo wa 10 na 12 tuvuga ko turi ku ntambara, sibyo? Ntabwo Imana yaduha intwaro kandi nta ntambara. Dusomere, nugira ngo n'abandi batajya basoma Bibiliya bazanyumva bamenye tuvuga ibyo ari byo. Ibisigaye mukomerere mu mwami no mu mbaraga z'ubushobozi bwe bwinshi. Mwambare intwaro zose z'Imana. Mwambare intwaro zose z'Imana. None se umuntu yambara intwaro kubera iki? Hari urugamba. None komeza. Kugira ngo mubashe guhagarara mudatsinzwe n'uburiganya bwa Satani. Kuko tudakirana n'abafite amaraso n'umubiri, ahubwo dukirana n'abatware, n'abafite ubushobozi, n'abategeka isi y'umwijima n'imyuka mibi y'ahantu ho mu ijuru. Amen. None mwumvise iki? Itorero riri, ariko bamwe muri ryo ntabwo bari mu ntambara. Bivuga iki? Bafashwe mbiri. Murabyumva? C'est simple comme bonjour. Biroroshye. Bibiliya avuga ngo turi ku rugamba, kandi abanzi bacu ntabwo ari ibinyama n'amaraso, si abantu. Ntiboroshye, bafite imbaraga. Nimba wowe utarora Rwanda, umeze gute? Warafashwe mbiri. Uri muri abandi yasindishije. Ntabwo uzi ko n'intambara ibaho. Abakristo benshi rero muri iki gihe niko bimeze rero. Barafashwe mbiri batabizi, kuko ntabwo bazi ko ari intambara. Satani arahari, Imana yamuvuga ko ari n'abadayimoni be, afite strategy, ni organization ikomeye cyane.
amen, haleluya. C'est un monde hiérarchique ikomeye cyane, ifite hiérarchie ikomeye cyane, iri organisé, ifite ama stratégie, ifite ama tactique, ko mu gisirikare stratégie na tactique biratandukanye. Kuvuga ngo ni isi iri ifite organisation, ifite ipanze neza. Hari inzego, amen, hari inzego, hari abamarayika batandukanye bo mwijima, hari amadayimoni atandukanye, hari imyuka itandukanye, bafite strategie, bafite ama tactique, bafite ukuntu barwanya intambara kugira ngo barebe niba bishoboka n'abari mu itorero babigarurire. Urumva? Kandi ibyo biremwa byo mu mwuka by'ubugome byo byahoze mu ijuru, aho tushaka kujya bo barahabaye, barahazi. Rero babona gutya ibyo mu mwuka twebwe tutabonesha amaso, bo barabibona, bazibiye aho bigeze kurusha twebwe. Abo rero nibo baturwanya ijoro n'amanywa. None nimba utari mu ntambara wowe kandi witirirwa izina rya Yesu, kandi urugamba ntirurarangira, nuvuga ngo warigaruriwe, barakwigaruriye, ariko ntabyo uramenya, warafashwe mpiri, urakora ubushake bwa Satani. Niyo mpamvu dukwiye gusenga kugira ngo Imana ikangure abo bose bitirirwa izina ryayo, bamenye ko urugamba ntabwo rurarangira, bamenye niba intwaro zari zirakora, bararwana n'abatesi, barafashwe mbere, amen. Kuko bitaboneka gutya n'amaso y'umubiri, ntibazi ko bafashwe mbere, baragijwe n'abadayimoni, barabagose impande zose. Niyo mpamvu bisaba ko twebwe twagira ubuntu bwo kwinyamura amasengesho, tukwiye kubasengera kugira ngo Imana ikore ibyo yakoreye Zorobabeli, Yosuwa, bari abayuda. Ni bande babasinzirije? N'abadayimoni. Byabaye ngombwa ko Imana ihagurutsa abanuzi nka Zakariya, nka Hagayi, kugira ngo babakangure. Hanyuma bamaze kumva ijambo ry'abahanuzi, bahinda imishitsi, barakanguka, bahita bamenya twari twaratwawe. Ntabwo turakora ubushake bw'Imana. Hanyuma rero barakanguka, rero barinjira mu bushake bw'Imana, batangira kubaka umurimo w'Imana, kubaka inzu y'Imana. Uyu munsi rero niko bimeze rero, amen. Aya mashuguri ubona abantu birukaho kugeza aho bavuga ati nta mwanya bafite. Mu buryo bwa kimuntu ushobora kubaha rezo, ariko mu buryo bw'umwuka nta rezo bafite. N'abadayimoni bishe inyuma y'ibyo. Farao kugira ngo Abisirayeli batekereze kujya gusenga Imana yabo no kwikorera, yabwiye abagaragu be ngo mubongereze imirimo y'agahato. Uwabumbaga amatafari 100 ku munsi abumbe 300, kandi nibyo mahora mubohereza mubashakira ibingo bakoreshe, ntimubibahe bajye kubishaka, kugira ngo nibongere gutekereza iyo Mana. Farao mu buryo bw'umwuka ni Satani, arabizi yuko na guhindura busy ntabwo uzatekereza Imana. Iyo strategy ya Farao niyo Satani akoresha n'uno munsi. Niyo mpamvu dukwiye kubasengera abantu bakanguke, bareke kwiharezo, bareke kwitera amajeke, barafashwe mpiri. Turashoje. Turacyafite umwanya wo gusenga umwe wese mu nguni ye kugeza umwanya w'amateraniro, kubera yuko amateraniro atangira saa 11, amen. Uyu mwanya nimba nazindi gahunda ufite zo kujya gukora, ukomeze utekereze kuri ibi twize, unasenga kugeza saa 11 amateraniro atangiye. Reka duhaguruke dusenge. Imana ishimwe. Ni igihe cyo gukanguka no gukangura abo bose basinziriye, kugira ngo Kristo amurikire. Mwami turagushima uyu munsi waduhaye kandi ugira gatatu wo gutakambira itorero ryawe, ari umugeni wawe, kugira ngo Mwami abawe bakanguke, bamenye ko iminsi ari mibi, bacunguze uburyo umwete, bave mu mutego Satani yabafashe mbiri, kugira ngo bakoreshe ibyo ashaka. Mu mwuka Mwami, imbaraga zawe zigende zibasange aho bari, zibahumura amaso y'imbere, zibakangure nk'uko wakanguye Zorobabeli, ubafungura ubwenge nk'uko wafunguye ubwenge wa Kleopa ndetse na mugenzi we. Mu izina rya Yesu Kristo, itorero rya Kristo rikanguke, abo bose bitwa ko bashizeho ikimenyetso cy'umwuka wera
bakanguke, bamenye ibihe aho bigeze, bacunguze uburyo umwete, batangire, bitegure mu gukorera Imana n'umwete, kugira ngo Yesu azasange bambaye batari gusa, azasange bahumutse batari impumyi, azasange batunze iby'umwuka atari iby'umubiri gusa, mu izina rya Yesu Kristo, amen. Amen. Ngo tukomeze kuba muka gusenga.